ntiwanakunda kurya iki? nikundira rikeri gusa nta kindi, ibiryo byo mba numva bizaza umunsi nzaba nekerwa. Umunsi nzaba mfite uwo urateka nkataha nkarya nzarya. None se rero naramubona nkaninywera rikeri. Inzozi zawe nawe nce mu ntoki sawa. Inzozi zawe se nawe ujya wibona ufite inzu, ufite umuryango, utakiba mu ngangi? Sure. Numva ko gake gake ari rwo rugendo. Ubu ni ukuvuga ngo nawe ufite indoto z'uko umunsi umwe uzagera aho urambika umusaya tu? Iwanjye kweri. Bizaca mu zihe nzira? Zaca mu nzira zo kubaha umukunzi wanjye. Akajya mbikira neza kuko njye byarananiye kwibika. Noneho ufite umuntu ubitsa udufaranga? Ari we nabonye nkubwira ko ye kujya nywa rimwe nkareka kunywa abiri. Ibibazo by'amatsiko sibyo? Ubusanzwe yego ndakumva. Ufite umukobwa mukundana? Urebye muri iyi minsi, uyu ni umunsi uyu munsi turi 28. Namubonye nko mu matariki 20. Ujya uteganya kugira umuryango? Mba numva bizaza. Nyine ufite umukobwa wenda numva tumaranye iminsi 5. Numva mukunda nyine kuko nk'iyo aciyeho aransuhuza akampa pisi, nanjye ngasigara yanagiye hahita, ariko wenda wazijajara nkatereta umwana. ko nkumva ko nyine byarangije kunzamo ubu gahunda ni uguhiga nyine nanjye nkamenya ko hari uwo mfite nanjye wanziye mu buzima. Gukunda utagukunda ni nk'imvura igwa mu ishyamba. Nandeba kure rero mbona uwankunda utankunda nanjye mpita mwemeza. none se riwa nk'umuntu uba mu ngangi, mwana wa mama, ingangi n'urukundo bihuza gute? Nese azaza mujye mubana mu ngangi, niwe uzagutunga, bizagenda gute? Buriya bakundanye buriya bavuga ko inkweto igira iyayo, si uko ari bodaboda cyangwa ni ingozi. Hari n'umuntu agira uwe. Nuvuga ngo nawe ufite uwawe wateguriwe? nawe ubu ngubu uyu munsi ni wa 5 wa 6 gutyo, niba nibeshya, kandi nkaba narabyishyizeho no ku mubiri nkishyiraho sinye y'uwo munsi namubonye. Katurebe dore ngiyi. ndi kubona ari 5. 25 naramubonye. Aracyagukunda se cyangwa? Aracyagukunda. Nise urukundo rwanyu rugamije iki? Ni imibonano mpuzabitsina, ni ukubyara, nuko tuzagera igihe natwe tukumva ko twagira urugo. Riwa nubwo umara igihe kirekire mu ngangi cyangwa se utagira aho urambika umusaya, ariko hari icyo nakita ibyishimo. Ese wenda ujya utekereza wenda nko gukora imibonano mpuzabitsina ukumva ubonye umukobwa ushatse ko muryamana, bijya bibaho? Reka niba hari icyo nanga muri njye n'icyo kirimo. None se ko mu by'ukuri igihe ntikiragera, nikigera nzabijyamo. uri umuntu mukuru, ariko igihe kizagera ryari? Igihe kizagera ari uko namenye neza ko unkunda koko. naho igihe utankunda se nzanzirirwa numva ngo ndagutereta, kako wabivuze neza ukavuga ati gukunda utagukunda ni nk'ibihuru biri guserera, nk'imvura mu ishyamba. Riwa unywa inzoga? Inzoga zo nsa nk'ujya nzinywaho gakeya, ubwo nanjye iyo narengeje urugero ziranywa amaguru. Ntago iyo warengeje urugero bishobora kuba byatuma wibagirwa ingangi yawe? Ntago nibagirwa ingangi, ahubwo nshobora kuyanga nagonga nk'umukingo nk'igiti paka no mu ngangi, ariko nabyuka nkabona ndaryamye nkabona natashye. Ntiwanakunda kurya iki? nikundira rikeri gusa nta kindi, ibiryo byo mba numva bizaza umunsi nzaba nekerwa. Umunsi nzaba mfite uwo urateka nkataha nkarya nzarya. None se riwa rero naramubona nkaninywera rikeri. Inzozi zawe nawe nce mu ntoki sawa.
Mm. Eh, Inzozi zawe se nawe ujya wibona ufite inzu, ufite umuryango, utakiba mu ngangi? eh, Sure. numva ko gake gake ari rwo rugendo. Ubu ni ukuvuga ngo nawe ufite indoto z'uko umunsi umwe uzagera aho urambika umusaya tu. Iwanjye kweri. Bizaca mu zihe nzira? Zaca mu nzira zo kubaha umukunzi wanjye. Mm. Akajya mbikira neza kuko njye byarananiye kwibika. Noneho ufite umuntu ubitsa udufaranga. Ari we nabonye nkubwira ko ye kujya anywa rimwe nkareka kunywa abiri. Kuki utajyanye kuri banki? Niba ari umukobwa ashobora kuzayakura. Oya, Mm. ntabwo yabikora, ahubwo nabikora rimwe azabikora kabiri. Amaze kukubikira angahe riwa? Yamaze Nubitekereje. kumbikira nka 5. Nuvuga ngo 5, Nabiburaho nka 200 cyangwa 300. nuvuga ngo 5 nibyo uzashingamo urugo. Bizagutinda bigwire. Nimara kugwira uzahita ushingamo urugo. Eh. Noneho riwani rero. Kwibanira noneho nanjye nshyira umwana mu mago. Umwana mu mago, ariko we nta rugo ufite, uzaba ufite ingangi, uzamushyira mu magangi. Icyo gihe aho kugira mbigenze gutyo byaruta nkabyihorera. Riwa, ntabwo wihuse kujya mu bakobwa ukiba mu ngangi. Wumva utarihuse cyane, wabanje wakemura ikibazo cyo kurara ku gasozi, ugashaka uburyo numva gukunda ntabwo ari kujya mu urukundo n'ibindi, ntabwo ari bimwe, biratandukanye nubwo bijya gusa. ariko urumva wakagombye kuba waritonze. Buriya byakabaye byiza uba ukundanye n'umuntu byibura mukamarana nk'imyaka 5. 5 yose? Ukamumenya akakumenya. Ntabwo gukunda ari ukwihuta ngo muhite mutangira ngo ese ngo bimeze gute. Ni ukwitonda. Nuvuga ngo bisaba kwitonda. Bisaba nyine kurubagarira. Nese sheri wawe uwo mukobwa ugutereta ajya gusura mu ngangi yawe? Ntabwo njye sinzateretwa habe na. Sorry. Abazanereta bazarorera. Uwo mukobwa utereta nyine ajya gusura mu ngangi yawe akakuzanira ibiryo, akaba yanafata n'umwanya wo kukuraza cyangwa se ndamusura iwabo nkamuganiriza n'ababyeyi be bari aho tukaganira nuko mwikomereza. Wese kuki atagusura mu ngangi? Ubwo nsuye se ubwo ibyo nibyo nakeneye, nansura bizatuma wifuza imibonano mpuzabitsina? Oya, si imibonano mpuzabitsina, ahubwo tuzaganira usange turihuse dutsinze urugamba hakiri kare. None se baradutsinze, ahubwo twebwe duharanire gutsinda. None se riwa uri imanzi? Bisa nkabyo. Ubwo bisa nkabyo uba ushatse kuvuga iki? Mbashatse kubwira ko uko biri. Uko biri ngerageza kwirinda ibyo umbwira. Ntabwo ugumye no kubimbwiraho ntabwo byanshimisha. Ariko urumva ugomba gusobanura nyine niba utarakora imibonano tukamenya. Nabigerageje ariko ndumva ari nka 3. 3? Wari ufite imyaka ingaho? Mu myaka 10, mu myaka 22 no mu myaka 17. Uwo mwabikoranye se aracyagukunda cyangwa mwahise mutandukana? N'abo hanze ntago mbara. N'abo hanze. Ni Umugande ni Umurundi? Ni Umugande. Hanyuma rero mu Burundi ho hamaze igihe kingana iki? Amezi 3. Amezi 3. Kuki wahise uhavaze? Ko nabonaga ari ahantu habi. Hakabagira imikeke, nkeka ko wari gutuza ukarya amafi yo kuri Tanganyika? Nta mumaro wo kurya usibye amahoro karuta byose. Ariko se wagira amahoro gute utariye? Uko biri ushobora no kuba wafata n'umucaca ukarya ukihesha amahoro aho kugira ngo uzajye wenda urwara ivutu usange imisonga irakwishe mu nda, nta byishimo na bimwe urimo. Undi hari amahoro, hari ibyishimo, hari umunezero, ntabwo ari bimwe buriya. Ikintu kimwe ariko ntabwo bisa. Ese ariho abayobozi bajya bavuga ngo ariko hari umwana w'umukene udafite epfo na ruguru w'imfubyi, bakakuzana wenda nk'utwo kurya, amazi, cyangwa se bakagutekerezaho bakagushyira mu mishinga y'abagenerwabikorwa cyangwa se y'abantu batishoboye mu mudugudu, cyangwa gira icyo tubwira.
riwani sinkubeshye, ibyo sinzi niba hari n'igihe bizaba, gusa ntibiranaba habe na mba, ariko mu by'ukuri ni amaso niyo nabitega nta kintu. Okay, wambwiye ko ababyeyi bawe bombi bitabye Imana, ujya ufata umwanya uhagije wo gusura imva zabo? Imva zabo ntabwo ziri hafi, ziri kure. Nk'ubu nk'imva iri Mbarara nagerayo gute? Nk'imva iri i Remera nahagezwa n'iki? Ndabyumva. Iyo bakubwiye se bakubwira ko mama wawe yakoraga iki mu buzima busanzwe? Ntawe ugira ubimbwira, bambwira ko yari umubyeyi nk'abandi. Papa wawe yakoraga iki? Papa ashobora kuba yari umwe mu basirikare b'u Rwanda. Nta wabibwiwe n'iki byose? Kuba ari mu ntwari Remera binyereka yuko yari we. Okay. Byiza. Ariko byakomeje kuba byiza abantu benshi baramutse babaye iruhande rwawe bakagufasha, bakagira ubumenyi runaka bagusangiza ku bijyanye n'umuryango, niba hari abahari babimenye. N'ubundi reka nizere kuko n'ubundi ntarirarenga. Gira ikintu usaba abanyarwanda, abanyamahanga, abari muri diaspora, abari muri Afurika hose, nyine birumvikana, gira ikintu basaba. Bajye bakundana bo ubwabo, bagira imitima mizima. Zamura ijwi. Bajye babasha kumva ko umutima atari wo mubiri. Bagira amahoro, ibyo ari byo byose babane. Ongera usubiramo bya bindi wari uvuze. Gukundana cyane. Subiramo bya bindi wari uvuze ngo bajye bagira gute? Bajye bakundana. Icyo nicyo ubasaba. Kweli. Hano bakundana nanjye nzashiduka nabisanzemo. Oh wow. Ugira amahoro aturuka ku Mana, nitugukena se tuzongera tukubone. Cyane karibu gusa mujye mungonga mwaneguje kuko guhubuka si biba byiza. Yego, nitwa Nshimyimana Sime, ugira amahoro aturuka ku Mana.